impanuka urose umuntu ubona umuntu apfuye mu modoka ukabirota mu nzozi ni ikimenyetso. But if you die in the train crash, it's a sign that enemies are planning to kill you through the accident. Even you, your husband, your wife, your children, your grandma, and the family. So bikwereka yuko bigiye gusasumba ngo icyo gihe umwanza ari kuhamagara, ari kwemvoka, ari gutumira kugira ngo uzagire ingaruka muri accident zihoraho kandi utatakaje ikinini cyane ugasanga birakubayeho bikugarutseho buri munsi bya bintu birigarutsemo byigarutsemo ugasanga mu kwa mbere mwashyinguye umuntu kubera impanuka umunsi ukurikiye kubera impanuka. So rero ugomba kwitonda cyane ukamenya yuko ari ikimenyetso cyo gukomereka biri serious ndetse no guhura n'ingorane ndetse n'ibibazo bidashira ahubwo bikomeze hakuzaho. So rero kurota gari ya moshi nkuko nagusobanuriye ubonamo wapfiriyemo cyangwa undi yapfiriyemo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko umwanzi arimo kwata. Hallelujah, 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 hallelujah. I am Pastor John Hamba Jean Baptiste, the leader of Ministry of Umwegabera Ministries, kandi ry'Imana haye kunezerwa no kubasengera no kubafasha muri aya mavuta twirukana inzozi na karande n'imivumo ibikwirukanka imyuka ibintu gasobanukiye mu buryo bw'umwuka yaba mu bw'Imana mu buryo bw'abantu byutamenya urota imiyaga ibyo byose uzabisanga ku bumwe bw'abera Ministries. Aha mavuta kandi agira amateka ubuzima bwahinduka abatanze ubuhamya ni benshi ntabwo tura ngo twakubona ukene ngo abatangwamya nibo benshi amaze kuboka ni benshi amaze twarwa ni benshi cyane. Rero iyi ni ubumwe bw'abera Ministries amavuta kandi amateka turi ku munsi wa gatatu mabwe ko nshaka kuba izindi zidasanzwe mutamenyereye. Bwa mbere twarose amaraso konda yasobanura ku wa kabiri mbabwira indege. Uyu munsi rongeye kubabwira ikintu kitamenyerewe mu gihugu nicyo bita gari ya moshi cyangwa train. Kurota gari ya moshi bwayo gusa gari ya moshi cyangwa se ni gare ry'umwotsi mu kinyamani ni train kubaka yumva muri uburyo n'ushaka ko tuganiraho uyu munsi wa none kandi ntabwo nshaka kubatindira. Reka dusenge Imana ariko ngusabe ngo ese ibyo dukora birakunejeje. Niba bikunejeje se waduhamagaye dushyigikire dutera inkunga. Ministeri ni yawe naho dushaka tuzamura abantu kandi sobereke ko dukora buri munsi ariko ingenzi wakora gute utarabohoka banze bohoke bizagukundira. Humura turahari kandi Yesu azakugira neza. Turagushimye data twese mwami w'amahoro turakunezerewe ko tugiriye neza tunyuzwe n'urukundo n'ibibazo dukunda tunyuzwe n'amahoro yawe tunyuzwe n'uko tunezerwa mu izina rya Yesu. Kandi Kristo dushimishijwe n'ukuri Imana iri mu ruhande rwacu mu butware duhabwa n'iri jambo mubise hasi z'imbaraga z'abadayimoni zose aho ziva zikagera nirukanye imyuka mibi nyashya bazimu bikuzimu mubise hasi imbaraga n'ibitero by'abadayimoni byose mu izina rya Yesu kugira ngo databuja ukiranuka umuntu wese ufungura kino kiganira kumva buno buhanuzi buri mu nzozi kugira ngo yakire imbaraga zidasanzwe kandi atabarwe mu buryo budasanzwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nongere ngo shalom. Nongere ngo niba ibyo dukora bikunejeje kandi ukabona izo ukeneye kuzumva no kuzisobanukirwa umva ndagusaba ikintu gikomeye kora comment gira ibintu uvuga hasi aho ngaho nurangiza wibyihererana. Bundi ivuro ryiza ntabwo ryihererana amahoro ntukayihererana kandi byahesha abana amahoro azajya nabwira undi asobanukirwa. Abantu baragoshywe n'imigozi itazi baraziritse ntibabizi bahanganye n'ibibazo batanazi barwaye mu buryo batanaza ntibahagaze batumva. So nawe ushaka ukuntu bohoka ibyo bintu maze ubisohoke maze wegere Imana kandi Imana ikugire neza. Hallelujah. Nayo mbwira ngo hamagara hereza abantu ubwira n'abandi gira ibintu ukora kuko mu cyumweru gitaha muzitegure ho nzazana ibindi bintu mwishurirwa Imana yambwiye nagize ziteye ubwo ariko muhumure Imana iri mu ruhande rwacu. Rero agira ngo dukurikirane ijambo kurota ubwawe ubona icyo twita gari ya moshi imodoka y'umwotsi imwe bikururana birebire train abandi barayumva iyo uyirose icyo bisobanura.
ubundi ikintu cya mbere nk'uko tureba ngira ngo uyu munsi numvaga nifuza ko twasoma n'ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane wareba muri Zaburi 23:46, ukareba Zaburi 127:1-8, aho hose wahasanga amagambo yasobanura. So icya mbere, inzozi zo kurota ubwato cyangwa kurota ikindi gikora impanuka, nuvuga ngo buri gihe n'ukwerekana ko ubundi muzarebe iyo gari ya moshi yakoze impanuka, abarokoka ni bake, abavamo ni bakeya, abakira ni bake, kandi gari ya moshi itayaka igatwika ibintu byinshi cyane. So rero kurota gari ya moshi ikora impanuka bisobanura ko urugendo rwawe ugiye kugenda utazigera ugera ku ntego yawe n'imwe. Ariko nyamara iyo uyigendamo nta mpanuka wakoze, yisobanura ko ibyo ugiye ko irihuta, igenda vuba, itwara imizigo, itwara ibintu byose, pakira ibintu byinshi, ndetse yakugeza kure hashoboka rwose, ukagera ku buryo wagera ku cyo wifuza. Nuvuga ngo uyirose ubwayo nta mpanuka, ni inzozi nziza pe, ndazigutuye. Waba uyirimo, waba uyireba, waba uyitegereza, yaba ihagaze, uko yabimeze kose upfa kuba wayibonye. Nuvuga ngo ni inzozi nziza rwose, zirepresentinga iterambere mu rugendo rwawe, kugera ku ntego wifuzaga, kugera aho ushaka kuzagera, ndetse muri kese mukabasha gutsinda, ndetse zigaragaza yuko ari inzozi nziza cyane, kuzagera kuri ambisiyo yawe, kuzatera imbere, ko ari direction y'ubuzima bwawe ugiye kugeramo, kubera ko warose ubona gari ya moshi. Ariko ugomba kumenya ko ubundi ukitegereza ushobora kugera imbere, kugera ku ntego zawe, kugera ku cyo wifuza, kugera aho ushaka, kugera aho uzabona icyo wifuza. Ubwo ushaka kureba wasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya 41:10. Aya magambo ntabwo ndi buyasome, uzahirebera gusa icyo umuntu agera ku ntego ye, agera aho ashoboye, agera n'aho ashaka. Ariko numvaga nuko numvaga ntekereza ko uyu murongo wawe ubona, nuvuga ngo ko uzagera kure. Rero inzozi zo kurota, aha niho hari ikizibu. Katabaganda bagambaye ikizibu nyo. Kibazo kidasanzwe gikomeye ni ukurota ubona gari ya moshi ikora impanuka. Nakubwiye ngo kurota gari ya moshi ubwabyo ni ikintu cyiza, kuyibona ni ikintu cyiza, kubona igenda ni ikintu cyiza, ko bisobanura iterambere ryihuse, umuvuduko wihuse. Ariko noneho kuyibona yakoze impanuka, nuvuga ngo ni ikimenyetso cy'uko ibyago bikwegereye kurutaho, kandi nanone ni ikimenyetso cyerekana ubwoba, gutsindwa, disappointment ni ugutenguhwa, n'umwuka wa kera ukagarukaho, uburwayi budasobanutse, indwara zikomeye, ibyago bikomeye, mbega ibintu byose bikaza. Nuvuga ngo dreams about train crash, the sign of danger approaching. It could also symbolize the fear, failure, disappointment, and the setback. To see the train tracks in the dreams signifies erring movement, guidance, direction, journey, etc. It may also symbolize the future ambition for some people. So urumva aho nagira ngo tubirebe neza. Uvuga ngo uramutse urose ubona gari ya moshi ikora impanuka, ni ikimenyetso kikwegereye, kiri danger cyane. Ushobora kuba ari ikimenyetso cyo kugira ubwoba mu buzima, gutsindwa, kunanirwa, gutenguhwa n'abantu, gusura amagambo ya kera, ibyago birebire, ingorane, bigiye kwamo bikanga. Mu gihe iyo uyibonye ihagaze, yasobanuraga yuko ari urugendo kugera ku ntsinzi, kuzagera kure, kuzahabwa umugisha, kuzatabarwa no kuzagera kure. So rero kuyirota ubwayo umeze gutyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko utorohewe. Noneho kurota ubona gari ya moshi ikora impanuka, it's also n'igitero cy'abadayimoni, is a sign of demonic attacks against one's progress. Mvuga ngo ni ikimenyetso simusiga cyatake y'abadayimoni, ko kwihuta kwa gari ya moshi. Ubundi irihuta pe,
ariko kubikoza impanuka yihuta ni ikikwereka yuko ubwawe mu byo ukora n'ibyo utekereza ugiye kwatakwa n'imbaraga mbi z'abadayimoni ziri serious zitagira ikintu zisiga yawe ubuzima zikwatake neza mu buryo bukomeye kandi wisange wagowe kandi uri mu ngorane mu iterambere ryawe. Rero iyo urose icyo kintu jya uhita umenya neza yuko hariho abantu bagiye gupfa, kuko umenye ko muri gari ya moshi ikoze impanuka hapfiramwo abantu. Urabizi hapfiramwo abantu benshi cyane rwose, harokoka bake rwose. Rero Imana irimo iragukangura ikubwira ngo itondere intambwe yawe, itondere icyo ugiye gukoraho, sengera famiye yawe, sengera abantu bawe, sengera ibikorwa byawe, kuko umwanzi yamaze guhagura kandi arasiga yishemwe benshi. Imana itugire neza. Ariko iyo urose wapfiriye mu mpanuka ya gari ya moshi, biravuze ngo ni ikimenyetso simusiga cyuko umwanzi wawe arimo ategura urupfu kuri wowe, ku bawe no ku bavandimwe, ariko ruciye mu mpanuka. Ku batumva ikinyarwanda neza reka mbikubwire mu cyongereza, ugabimva igifaransa mwihangane bakigagera maze kosa. But if you die in the train crash, it's a sign that our enemy is planning to kill you through the accident, your family, yourself, your husband, your wife, and your children. Nuvuga ngo icyo gihe iyo umaze kurota ubona wapfiye, ko waramutse warose wapfiriye muri train, urose ubona umuntu wapfiriye muri train yakoze impanuka, urose umuntu ubona umuntu wapfiriye mu modoka, ukabirota mu nzozi, ni ikimenyetso. But if you die in the train crash, it's a sign that our enemies are planning to kill you through the accident, even you, your husband, your wife, your children, your grandma, and the family. So bikwereka yuko bigiye gusasubara ngo icyo gihe umwanza ari kuhamagara, ari kwemvoka, ari gutumira kugira ngo uzagire ingaruka muri accident zihoraho kandi utatakaje ikinini cyane, ugasanga birakubayeho bikugarutseho buri munsi, bya bintu birigarutsemo byigarutsemo, ugasanga mu kwa mbere mwashyinguye umuntu kubera impanuka, umunsi ukurikiye kubera impanuka. So ugomba kwitonda cyane ukamenya yuko ari ikimenyetso cyo gukomereka biri serious, ndetse no guhura n'ingorane ndetse n'ibibazo bidashira ahubwo bikomeze hakuzaho. So rero kurota gari ya moshi nkuko nagusobanuriye ubonamo wapfiriyemo cyangwa undi yapfiriyemo, ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko umwanzi arimo kwataka. Bigukundiye wasoma Matayo 16:18 kugira ngo ubashe kumenya byinshi byagufasha kuri uru rugendo turimo tuganiraho. A train crashing, the sign for attack on the kandi ntigendere noneho ku ubwaye kuba ubwato bwamana ko sore ntagara ubwato ntavuze kuzamo, ari train babonye isenyuka cyangwa ikora impanuka, ni ikimenyetso cyerekana ko niba uri umushumba ufite itorero menya ko rigucitse, niba ari ministeri menya ko ikunaniye, kandi ikindi cyane umenye neza ko ibyo wamba guhabwa birahagaze. Niba wari ufite impano irahagaze, viziyo yawe irabangamiwe, ugiye gukora birabangamiwe, ahubwo ugiye kurwara, uhure n'ingorane, watakwe, ucika intege, abagukurikiraga baguhunge, niba wagiraga abantu mu rusengero bashiremo, niba hari abantu mwakoranaga bagutererane, abakugeneye inkunga ziveho, kuko ngo wisanga uhagaze wenyine muri iyo ministeri yawe, muri iyo torero ryawe, muri iyo business. Abo mwakoranaga muri company bagusige, abo mwakoze za shareholders usanga nabo barahombye barakuretse, ni ikintu gikomeye guye gusenga rugahagara. Ariko muduhamagare kumwe bwa ministries, kandi niba nabibona ibyo bintu menya ngo kakubayeho. Muri iki cyese ndi kuganiriza kubera ko yerekana ko nta n'imbaraga z'umwuka wera ufite, yuko umwanzi yagushoboye, yakugerageje, yakunanije, yagucogoje no gusenga utakibishoboye, nta mbaraga z'isengesho ntushobora guperforminga, hari umubuzima urananiwe, mwukuraniwe, nta kibasha kugeraho. Ni ikimenyetso cyerekana ko unaniwe byo hasi. Rero nari unaniwe muri ubwo buryo, utabasha gusenga, utabasha gukora, utabasha kugenda, utabasha kuvuga, nta kintu wakira. Menye nawe ko
ari ikimenyetso kibi cyane giteye ubwoba kirimo kikwataka, kandi usaba Imana kugira ngo ikurengere muri uwo murimo wawe kandi Imana igutabare. Nakubwira ngo usome Zaburi 3:4 hakura amagambo y'intsinzi mu izina rya Yesu. Noneho kureba train ikora impanuka, rimwe bisobanura ko mu buzima rimwe na rimwe cyangwa se hagiye kuba ikintu kiri terrible, ikintu giteye ubwoba kiri terrible, kigiye kuba gihita kigutwika, kikugore ndetse kikubabaze mu buzima, ku buryo aho kumva amakuru meza ugiye kumva amakuru mabi asohotse ku bandi bantu, ibintu bavuze, bad news. To see train crash in the Remit means that something terrible is about to hit you and about to hear bad news from someone close to you. Ni ukuvuga ngo kikwegere, kikubyige, ikintu gikomeye kidasanzwe, kiri terrible, kigoye, kandi usange gikozwe n'umuntu hafi yawe aho ngaho wari ukwegereye, mwari mwegeranye, amagambo yakuvuze, yagushebeje, yakurogesheje, yakugambaniye, yakwambaye akazi, yaguteranije, yakujyanye kure. Nuvuga ngo icyo gihe bizaba bikugoye kandi usange ni intambara kurusha. Witonde cyane kuko biteye ubwoba, uzumva ari amakuru atari meza. Muri izi nzozi rero Imana irimo irakuburira ngo ongera imbaraga, senga, senya, vanaho ibyo bintu, kuraho akajagari, hagarara mu butware, ibuka icyo ukwiye gukora, kuko ukwiye kumenya ko ukwiye gukizwa, gukuraho ibyaha byo mu muryango, gutanga ituro cyangwa igitambo gikuraho ibyo nagusengera, ugahamagara ababisingiwe. Turahari, telefone irahari kugufasha, biroroshye cyane. Ngomba rero gusenga, ukagira distractions, ugusenga ibyo bintu kugira ngo wongere wakire urukundo, wongere wakire amahoro mutima, kandi uhamagare wa mushumba uzagusengera kugira ngo mubane agufashe muri izo zawe. Igikurikiyeho ngiye kubwira ni ukurota bisi, imodoka itwara abagenzi, igongana na gari ya moshi kandi bihuriye mu nzira. Bishatse kuvuga iki ngibyo? Ni ikimenyetso cyerekana ko mu rubyaro rwawe no mu bantu bawe no mu buzakorana mugiye gutakaza agaciro, harimo guhomba, harimo kumanuka, harimo kwangwa, harimo gusubira inyuma, kutagira imbaraga, kunanezerwa, mbega ari ukwisanga mu makuba no mu byago no mu ngorane, kandi ukisanga uri ahantu hatari heza. Nuvuga ngo icyo gihe umwuka aragusobanuriye ngo mu byo ugiye guhangana nabyo, mu byo ugiye kubana nabyo, ugiye gusanga mu muryango wawe. Ikindi umenye kandi ugomba gusoma ni bwa bwoba, kutagera imbere, kudahura n'iterambere, kuzacogora, kurwara, gutinya gukora ikintu, gutinya gukora ubukwe, gutinya gushaka, gutinya kubaka ngo batayisenya, gutinya kugira ngo utazatsindwa. Muri make, mbere y'uko utekereza take an action, ubanza kwimva mu bwoko buza gutera imbere, ngo ikindi gikora ntikizakunda. Ni igihe warose bisi iri nk'abanyagonganye na train kandi wari muri bisi. Uvuga ngo igihe ni hahandi uzisanga, kandi uyu munsi nawe nubwo utarose ibyo bintu bikuriho, ukumva utinye gucuruza ngo udahomba, utinye kwiga ngo udatsindwa, utinye kurongorwa ngo urwo rutazakunanira, utinye kurongora ngo abagore ngo ntibabashobora baragoye kandi atari byo, utinye gusurana ngo batabega, ugasanga wibitse mu bwoba bwo kutagira ikintu utekereza. Bakubwira ati fungura cano nk'iyi, ati sinayishoborera. Bakubwira ati fungura itorero, ati sinabishobora. Bakubwira ati hijya guhinga, ati bitazuma imvura yaragize. Mbega ugasanga muri we buri gihe ntabwo ufite gutera imbere. Menya ngo wagabweho ibitero kuko wumva ntacyo wakora. Ufite ubwoba ku kintu cyose, ufite ubwoba aho werekera naho uva, ufite ubwoba mu byo uzakora. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ngo ufite ubwoba, nta kintu wakora, ntiwatera imbere. Ni ukuvuga uratangira ugira ubwoba, sindi bucuruze ntahomba, sinibwiga ntatsindwa, sinshaka rugo utazananira, sinzabye ntabanisha mu cyo mbahereza. Mbega ugasanga buri wifite mu bwoba, cyangwa buri ntambwe yawe utinye kuyitera kubera kugira ubwoba. Rero nta kindi nakubwira, saba Imana izo nzi zikureho, Imana ikongerera imbaraga mu rugendo rwawe. Zaburi 3:28 uze kwasoma nubona umwanya. None rero kubona gari ya moshi ikora impanuka mu nzozi, akenshi bisobanura yuko mu byo wari umupuraninga mu buzima bwawe, in your plan, ibyo wateguraga, ni ukuvuga ngo nta kindi kizakubaho. Birasobanura ko muri plan ze mu buzima bwawe ntabwo uzatsinda, tuzabigeraho, bizakunda. Ufite umugabo
kambisubiremo, ufite plan nziza, ufite vision nziza, ufite goal nziza, ndetse upanga biranahari, ariko umwanzi we yamaze gutegura kuca muri ibyo bintu kugira ngo utagira agaciro, kugira ngo utabigeraho ahubwo ugenda uhomba. Bigisobanura rero ko Satani we aba yaje muri kurwanya ibintu bye ntubashe kugera kure, bityo gutera ikibazo ugasanga ntaho uzagera. Birasaba ko uyevariwa ugasenga Imana, ukegera Imana, ariko ntibigukundira kubera ko ifiteho ubwoba. Kandi ikindi kurota izo nzozi ni ukukubwira ko buri gihe mu buzima bwawe mu ruhande rumwe ugomba kwirinda no gutuza no guceceka no kumenya neza ko umwanzi ari mu ruhande rwawe kandi rukomeye, kandi cyagambiriye ari ugushyira hasi. Rega mbabwiza ukuri, ijambo ry'Imana ryeruye rigaragara mu Befeso 6:10 ngo ibisigaye mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwe, kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi tudatsinzwe n'urugamba. Kuko tudakirana n'abantu, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'imbaraga zo mu kirere, ngo z'abanyabushobozi n'abategeka b'isi. Aho rero Satani akorera muri Remit abantu bakoramo, bakora Satani bose naho usanga bo paretingira. Ikindi vuga ko mu gihe ushaka guhindura ubuzima no guhindura ku bindi bintu, ntago uri gukundira kubera ko warose yamaze gusandara. Biragoye kubisobanura rero. Nuvanga ikindi kurota no yakoze impanuka, no kubabara mu buzima, no kuba nta kintu ubigereho, nta cyo uzahura nacyo. Ikindi no guhora mu babaro, akantu kose kakubabaze, nta cyo uzakunda, imipango ye ntizagukundira, wayitekerezo usanga bikugora. Ikindi si yose nta uzagirira umugisha, uzagira Burayi utsindwe, uze muri Afrika utsindwe, uze muri Amerika utsindwe, naho utsindwe kubera ko abara. Hanyuma nongeye gusoza, ikindi ugomba kumenya yuko ikikurota inzozi ni ubuhanya nyabwo bwerekana ko uriho ingorane, uriho akaga, uriho amarira, uriho ubuzima. Ibitekerezo uzakibona nizo obstacle gusa, ntabwo uzaba uri connecte, ntacyo uzageraho, ntuzagera ku buzima. Business yawe izahomba, umugore azaguta, umugabo azaguta, ubuzima buzanga, uzisanga ibintu byakugoye kandi bikugore mu buryo budasanzwe. Rero Imana ikumera umugisha, uzasanga ari gutakaza ibintu biremereye, ndetse usanga ari ikindi kibazo ku bacuruzi b'inganda, abafite inganda zikora no guhomba. Rero Imana ibaha umugisha, muzasome mu Igani 11:12. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, turabakunda. Hamagara twara yasigiwe, ndi umuhanuzi wo muri kino gihe, mavuta y'Imana arahari kandi n'ukuri. Jambo rya mbere urimenye, ihane, kora umurimo wawe, gubwa neza. Shalom shalom, hamagara Imana mu izina rya Yesu. Amina. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amatekura yazira kandi nta kintu utakoze. Amateka arakanyagwa. Bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka. N'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yiwe. Amavuta akandagira amateka yo kwasonanyo, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. Ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yes.